Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza mu izina n'ubundi ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza kugubwa neza no kurushaho kuzura urukundo duheshwa n'uyu mwami wacu Yesu Kristo. Bene data rero nkuko mumaze kubimenyera n'ubundi ngarutse ku bwa Saveur Divine, kandi ngiye mugiye kuganira nitwa Bagabo Joseph. Kini cyumweru turimo cya nyuma cy'uku kwezi, kandi iki cyumweru turimo tureba cyane ku nsanganyamatsiko dusanga muri Zaburi ya 34 umurongo 20, aho avuga ngo arinda amagufwa ye yose nta na rimwe rivunika. Ushobora kwibaza ngo mbese uyu ninde? Uyu mwanditsi yavugaga nta wundi ni Imana, kandi uwo yavugaga irinda amagufwa ye n'umukiranutsi. Bene data bashiki banjye mutega amatwi kino kiganiro, ndagira ngo nongere mbahumurize muri kino gitondo cyangwa se muri uyu mugoroba, bitewe n'igihe uzumviramo kino kiganiro. Igihe cyose wafungura kuma kino kiganiro, ndagira nongere nguhumurize nkubwire ngo Uwiteka ajya arinda amagufa y'umukiranutsi kugira ngo hatagira na rimwe rivunika. Agaciro rero gahishwe mu gukiranuka, ubundi Imana igakora ibyayo. Nidusoma Bibiliya cyangwa se ugasoma Bibiliya ugahera mu itangiriro ukagera mu ibyahishuwe, uzasanga ahantu hose umukiranutsi yaragiye arindwa. Nubwo Imana yemenaga rimwe rimwe akanyura mu bintu bikomeye, ariko nibyo bikomeye yanyuragamo yasangagamo ukuboko kw'Imana kurinda kuri we. Ntabwo ikibazo rero ari byo tunyuramo, ntabwo ikibazo ari byo kunyuramo uyu munsi wa none, ntabwo ikibazo ari byo uhura nabyo, ahubwo ikibazo mbese urakiranutse. Kubera ko gukiranuka kwawe kuzatuma Imana ikurinda aho unyura hari hose, kugeza no ku magufwa yawe ikayarinda kugira ngo atagira na rimwe rivunika. Katurebe urugero rwa hafi, turebe abantu Imana yagiye irinda, Imana ikabana nabo mu bikomeye kugeza ubwo nabo batangaye ubwabo. Kandi ibi bihamya nawe ubwabo urabifite. Nusubiza amaso inyuma uragenda urebe, usanga igihe cyose wagiye ukiranuka uri mu buzima bw'ubukiranutsi cyangwa se mu buzima bwubaha Imana, Imana yagiye ikurinda. Hari ibyakakwangirije, hari ibyakaguhitanye, hari ibyagatumye utibukwa, ariko Imana ikakurinda. Ni Zaburi rero twabonye ivuga ngo arinda amagufa ye yose nta na rimwe rivunika. Reka twongeraho Zaburi ya 46 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3, naho twumve iki tubwira. Zaburi ya 46 umurongo wa 2 n'uwa 3. Horavuga ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajyanwa imuhengeri, ngo naho amazi yaho yahorera akihindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Uyu mwanditsi yaravuze ngo nicyo gituma tutazatinya. Ibyagatumye dutinya birahari, ariko nawe yarahagaze mu kwizera no gukiranuka. Aravuga ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka. Reka nkubwire mwene data mushiki wanjye utega amatwi kino kiganiro cya Saveur Divine, naho isi yahinduka ukiranuka ntukwiye gutinya. Undi mwanditsi yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka murinda muri byose. Reka nkubwire ngo ibyago ntibizabura, amakuba ntazabura, ariko Imana izakurinda muri byose. Naho imisozi yakurwa hayo ikajyanwa imuhengeri, naho amazi yahorera wakihindura, naho imisozi yatigiswa no guhinduriza kwayo. Hari ibishobora kugutigisa, hari ibishobora kugutera ubwoba, ariko hagarara mu gukiranuka. Uwiteka azarinda amagufa yawe, Uwiteka azakurinda, ntabwo uzigera ugira ikibazo. Uyu mwanditsi aravuga ngo nicyo gituma tutakwiye kugira ubwoba. Hari ibintu byinshi biteye isi ubwoba, biteye n'abandi bantu ubwoba, ariko wowe nuhagarara mu gukiranuka ntuzagira ubwoba, Imana izakurinda. Turebe ingero zimwe na zimwe z'abantu Imana yagiye irinda kubera ko bahagaze mu gukiranuka. Dusubiza amaso inyuma turebe ko batubanjirije. Ugenderaho umugabo witwa Daniyeli, ubwo bamugambaniraga
ariko agahagarara mu gukiranuka, bakagira ubwo bamushyira mu rwobo rw'intare, ariko Imana ikamurinda igahagarara nawe. Abari bazi ko intare zigiye kumurya, ahubwo intare zikitegura neza zikakira umuntu uje arinzwe n'Imana. Ikamubwira ngo niba bagushyira ahantu hakomeye ariko uri kumwe n'Imana nta kibazo wahura nacyo, nta gufa ry'umukiranutsi rizagira ikibazo kuko Uwiteka azaba ari kumwe nawe. Tureba Saduraka na Meshaki na Abedenego, bari abasore bagiye mu itanura ry'umuriro, ariko Imana ikabarinda, bagasangamo umwami Imana, bagasangamo Kristo, kugeza ubwo umwami yavuze ati ndabonamo 4 kandi twatayemo 3. Reka nkubwire ngo birashoboka. Ushobora kwibwira yuko abantu cyabakibwira yuko byarangiye, ariko iyo uhagaze mu gukiranuka Imana irakurinda. Sabo bonyine, urebe Yohana ari Patimo, urebe uko byagenze, Imana yaramurinze. Wongere urebe Yohana ngo bamutwika mu ngunguru y'amavuta, nta mateka ariho avugwa, ariko ngo Imana yaramurinze, baramutwika bamushyira mu ngunguru y'amavuta yuzuye, ariko gwavamo n'umusatsi we nta kibazo ufite. Imana yaramurinze, Imana ibana nawe. Mwene Gatero mushiki wanjye, weho ukurikirana ikiganiro cya Saveur Divine, ndagira ngo nongere nguhumurize kuri kano kanya, mubwire ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi byaba byinshi, ko turi mu isi yuzuye ibyago, turi mu isi yuzuye intambara, turi mu isi yuzuye uburwayi, turi mu isi yuzuye ingorane, ibyorezo, intambara, amashyari, ibibazo, ibintu byinshi biraza bikatwikubitaho. Ariko iyo uri kumwe n'Imana, iyo uhagaze mu gukiranuka, reka nkubwire ngo urarindwa. Iyo mvuga aya magambo nongera kwibuka amagambo amwe y'abigishwa n'abandi bantu ngo babe kumwe na Yesu, ngo bari mu bwato, ngo bageze hagati mu nyanja, ngo umuraba uba mwinshi, ubwato burasumirirwa, ngo babona ko bagiye kurohama, ariko barongera baribuka ati nubwo tugiye kurohama twakora iki? Baravuga ati ariko Yesu ari muri ubu bwato, reka tumukoreho, ngo yararuhutse, tumukangure, tumubwire ko biturangiranye, tumubwire ko tugiye kurohama, atahari hari icyo yakora. Ngo maze ngo Yesu akangutse, ngo arebe umuyaga, ngo arebe ibyo bintu bigiye kubarohamisha, ngo arebe iyo nyanja, ngo arabibwira ngo wa nyanja we tuza. Ibyari umuraba, ibyari ibibazo, ibyari intambara, babigenda hejuru, ntibongera kubona kurohama imbere yabo. Bene data bashiki banjye, hari ibyo ubona ukabona ko imbere yawe byakomeye, ukabona ko bidashoboka, ukabona ko uri mu ntambara, ukabona ko uri mu bibazo, ukabona ko uri mu ngorane, kandi koko ibyo ubona nibyo, uri hagati muri byo. Izo ntambara ubona nizo, uri mu ntambara. Ubwo burwayi ubona nibwo, uri mu burwayi. Ibyo bibazo ubona nibyo, uri mu bibazo. Ariko reka nkubwire ngo hari umwami ugendana n'abakiranutsi, uwo nguwo ajya bitegeka akabira ngo bituze, bihore, biceceke. Dufite amakuru y'abatubanjirije bagiye bahura n'intambara nyinshi, ariko Uwiteka yabari hagati muri bo bagatuza. Niyo mpamvu uyu mwanditsi wa Zaburi we yaravuze ngo nicyo gituma tutazatinya na hato, naho isi yakwihinduriza, naho imisozi yakurwa hayo ikajyanwa imuhengeri, nta mpamvu n'imwe ufite yo gutinya, ahubwo ibyiringiro byawe bishore mu Mana. Ubundi urushaho gukiranuka, Imana izarinda abakiranutsi. Nuko yarirahiye, yaravuze ngo ndetse abakiranutsi ngo n'urubyaro rwabo ntiruzasabiriza. Reka nkubwire ngo gukiranuka na siranse iva kuri twebwe ikagera ku bacu bazadukomokaho, ikagera ku bazabakomokaho, kugera ku iherezo ry'iyi si. Ngo ndetse n'urubyaro rwe ntiruzasabiriza. Ibyo ubona imbere byagutera ubwoba, ibyo uri kunyuramo byagutera ubwoba, ariko hagarara mu gukiranuka. Ubundi nawe uvuge amagambo nk'uyu mwanditsi, uvuge ngo nicyo gituma nakwiye kugira ubwoba, naho isi yakwihinduriza, naho imisozi yakurwa hayo. Hari igihe uba mu buzima ukabona imisozi iri gukurwa hayo, ibyo wari wiringiye ukabona ntibikiriho, rega ubwo ni imisozi yakuwa hayo. Ibyo wareba ukabona ejo birimo amaramuko, n'ubuzima ukabona ntabikiriho, ni imisozi iri gukurwa hayo. Ku kazi ugahagarikwa, uwo ni umusozi ukuwa hayo. Ubucuruzi bugapfa, uwo ni umusozi ukuwa hawo. Ariko reka nkubwire ngo nicyo gituma udakwiye kugira ubwoba, niba ibyiringiro byawe biri mu Mana. Komera, hagarara,
kigabo ushikame. Niko umuririmbyi yaririmbye, yaravuze ngo hagarara kigabo ushikame, Mose si we witumye, ndiho niwe wamutumye. Ibyo bishatse kuvuga iki? Iyo uri kumwe n'Imana, ugendana n'Imana, hagarara kigabo ushikame. Ibikuziye ntago biziye weho, ahubwo biziye uri muri weho, kandi uri muri weho afite imbaraga yo kubinesha no kubirangiza. Reka nkubwire, ndimo nsoza aya magambo turimo tuganira, ntugire ubwoba. Hagarara kigabo shikama, reka gutinya, hagarara n'Imana, Imana izabirangiza. Agaciro no gukiranuka, agaciro no guhagarara n'Imana, ubundi urugamba Imana ikarurwana. Niko yigeze yabwira abana bayo, irabwira ngo mwe mukomeze mugende, urugamba si urwanyu, ni njye uzarurwana. Aho ubona ko bikomeye, bwira Imana iri muri weho. Mera nk'abari bene data babyukije Kristo, bari mu bwato babona ko byakomereye, bakamubwira ngo data turapfuye, akabyuka agahagarika imiraba n'inyanja, maze bakagenderera hejuru, icyo kibateye ubwoba. Bwira Imana iri muri weho, udore ibinteye ubwoba ngibi. Bwira Imana iri muri weho, udore ibimpangayikishije ngibi, maze Imana iraguha ubushobozi n'ububasha bwo kugendera hejuru y'ibyo biguteye ubwoba. Kandi ejo n'ejo bundi uzahagarara ushimwe, ushima Imana kuzaba wabaye umuneshi. Imana yo mu ijuru izagushoboza kandi izagufasha. Ndabifuriza kugendera hejuru y'ibibagoye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.